kuva ku magweja, ibinyabwoya, iminyorogoto, inzoka, imbwa, ubucurama, ibifukera cyangwa ibinyamunjonjorerwa uciye kunyo kugeza ku masazi, imbwa n'injangwe ntacyo Abashinwa bo batarya hari. Ubusimba bwose, ibyatera isesemi yakurutse ugata umutima hasi, ibyatera indwara zitabarika, ibyo byose barabirya. Abashinwa ni gatiki ku buryo barya ibintu byose. Nta bandi bantu mwese bashobora kwemera gushyira mu kanwa na kimwe cya kabiri cy'Abashinwa batinyuka kurya. Tugiye kugaruka ku rutonde rw'iby'abandi bite bizira badashobora kurya cyangwa kugira naho bemera guhurira nabyo, ibyanduye, ibyatera indwara bitabarika Abashinwa bo barya. Mu minsi ishize nibo batonze urwo rutoki n'ubundi ngo ubucurama cyangwa inzoka n'ibindi bitindigasani byinshi bitagira izina byo mu nyanja barya ko ari nabyo byaba byarakururiye se COVID-19. Nyamara niba ari uko bimeze nanone n'ibindi byinshi bitarazubwa Abashinwa bakwadukana nk'ibyorezo mu isi ntabwo byabarika hashingiwe kuri ibyo byose barya. Kubera wenda n'ingufu z'amafaranga n'ijambo bamaze kugira mu isi aba Bashinwa, abandi bareka kubikomozaho rimwe na rimwe no mu buryo bwa politiki gusa ngo bareke kwiteranya nabo, ariko ibinyamaswa byinshi by'agasozi virusi zabyo zihindaguramo izijya mu mibiri y'abantu byaca noneho mu kubirya no kubana nabyo birazwi neza nta kujya no kubishakishiriza kure ko bivamo indwara z'ibyorezo zihambaye zinarimbura abatari bake. Abanyafrika benshi barya inkende nizo zibahukanamo Ebola ikabatsemba, ibyo biravugwa byeruye. Ibyo Abashinwa bo barya rero byateza ibyorezo byarimbura benshi ntabwo bibarika ku buryo kuri bamwe no kubeshisha kimwe nuko bakwishisha izo nyamaswa ubwazo barya. Banabikoze gutyo ntabwo byaburirwa ishingiro nyaryo rende ritari ukundi kubanena no kubavangura, kuko kuri benshi Abashinwa barya imyanda myinshi, iby'iseseme zose na byinshi byatera indwara abandi. Ni babi cyane kuri iyo ngingo Abashinwa, ntabwo ngambiriye kugutoza wenda kubagendera kure, ariko ni nabyo. Abashinwa barya ibitagangurirwa bagahekenya bakamira bikocagurekera gutyo mu kanwa mu buryo benshi batakwihanganira no kureba. Nyamara bo ni uburyo bwinshi babiteguramo amafunguro yabo, iyo batabitogotesheje noneho bakabishererezamo amafiriti yabyo bakunda cyane. Ifiriti y'ibitagangurirwa deep fried spiders ni ibyo kurya Abashinwa bashema cyane bakabikunda. Mu ntara nyinshi n'imijyi mu Bushinwa nko muri Henzhou na Guangxi n'ubusimba bwinshi bwiganjemo inigwa habiri nk'ibyo bitagangurirwa, injereri, ibihore n'ibitambara barya bakabicuruza hose ku mihanda mu mijyi. Nabyo babitegura mu buryo bwinshi bagatogosa cyangwa bakabikaranga bufirite mu mavuta. Hose mu Bushinwa bakabirya batyo. Iruhande rw'ibitagangurirwa ubwo n'utundi dusimba twinshi cyane tw'inigwa habiri barakaranga bakatwumisha neza cyane mu mavuta bagashyiramo umunyu n'ibirungo, kenshi bakabuhekenya ahubwo basomezana za byeri n'ibindi binyobwa. Cyakora ubw'inzobere mu by'ubuzima bakavuga ko kurya nk'urwo ruvangitirane rw'inigwa habiri ngo ari byiza, bikaba isoko ya proteine n'imyunyu ngugu y'ingenzi ku mubiri, bakanabishishikariza abandi bose mu isi. Ariko ubwo nyine ni ibintu bijyana n'umuco n'ubundi, abandi barinda bashiramo umwuka ahubwo bahitanwa n'inzara ntawemeye kumugaburira izo nigwa habiri zose zirimo n'ibitagangurirwa ngo azemere kubimira. Mu Bushinwa ho rero nk'ibyo bitagangurirwa rutura n'izindi nigwa habiri babihiga ku bwinshi, abandi bakabyorora ahubwo kugira ngo biboneke ari byinshi babone ibyo barya. Mu mijyi myinshi yaho rero ni hamwe muho wasomeza ikinyobwa cyawe brochette z'ibitagangurirwa, ubundi ubuzima nabwo ngo bugakomeza kugenda neza cyane rwose ubyiyumvamo. Nta kindi gihe inzu yatakanwa amabengeza nka nyuma yo guterekwamo intebe zacu byonyine, sofas and sectionals, ni nacyo gihe rwose uzabiruhukiramo mu kanyamuneza kose n'ibiganiro mu njyana utarambirwa, kimwe n'intebe zo mu busitani n'amabaraza, dining sets z'amabengeza kuva ku ntebe n'ameza by'amabara atabura n'ubundi gutera apeti, ibitanda, matla n'utubati, aho n'icyumba cyawe cyose duhindura ingoro y'ibitotsi no kuruhukana inzozi. Ibikoresho byo mu biro nk'ameza n'intebe biguherekeza kuva ku bitekerezo, imigambi yawe kugeza ku musaruro wose. Gana Golden Furniture dukorera rwagati mu mujyi wa Kigali mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura munsi y'igicupa cya Coca-Cola. Uragura tunagutwaze ku buntu, naho ibiciro byacu byo ni nko ku ruganda n'ikiranguzo. Hamagara ku buntu 1514 cyangwa kuri 0788 ikaze muri Golden Furniture. Mu Bushinwa ubashije kwakira indyo zabo ukajyana nazo, aho warya n'ibindi bintu by'ibinyo binini cyane bita concombre zo mu nyanja, concombre de mer cyangwa si cucumbers. Ibindi bisimba byo binasa nabi cyane nk'inyo nini cyangwa ibinyabwoya rutura hagati aho, kandi bikarenduka cyane nanone kubikacangira mu kanwa, nacyo ni igikorwa benshi batana kwihanganira kurebesha amaso yabo byonyine. Nyamara mu Bashinwa bo babiryana akantu k'akanyamuneza kadasanzwe, ahubwo bikabona umugabo bisebundi biturutse no ku buryo babishakisha cyane kuva kera. Bo bakabyita high chain ngo bibarizwamo imiti y'agatangaza.
n'urusimba rurenduka cyane kuko bitaboneka henshi, biba ari bike cyane nabyo birahenda kandi bikamaranirwa muri ubwo buryo. Bemeza ko nabyo ari isoko ikomeye ya proteine imibiri yabo ikeneye, bikaba umuti ku ngingo z'umubiri nk'amavi n'umugongo, ngo bikanazamura cyane ubwirinzi bw'umubiri, bikarinda indwara z'impyiko cyangwa zikazikiza. Ibyo kandi abari bo bonyine babyemeza uko, ubwo haracyakorwa n'ubushakashatsi kuri izi concombre zo mu nyanja ngo binamenyekane neza no ku bandi niba kuko ibyo byose ari byo. Ariko ku Bashinwa nacyo ni ikindi barya abandi benshi batatinyuka no gushyira mu kanwa, habaho ubwo no gushira ubwoba bwabyo ngo babe bakwemera no kubikoraho uretse no kubitamira ngo bazashyire mu kanwa bahekenye bamire. Amagi yaboze, ubwo ni amagi amazi ikinyejana ariho, ni amagi abasanzwe n'ubundi nk'ay'inkoko cyangwa imbata n'ibindi. Ubundi Abashinwa bakagenda bakayahugutishiriza mu ruvange rw'ivu, ibumba ndetse bakongeramo n'ingwa cyangwa ishwagara, bakazayavanamo nyuma y'amezi menshi yaraboze, yarahinduye ibara umuhondo n'umweru, byayo byose byirabura, amagi anuka kubi, ariko bakayavanamo kubera urwo ruvangitirane rw'ibyo bayataramo batyo ngo abanza hugutiremo, noneho bakayavanamo yarabaye nka fromage cheese zaboze. Bayashyira ku yandi mafunguro atandukanye nk'inyama, umuceri n'imboga cyangwa bakayavangavangira mu masupu banywa. Ni impumuro yayo bo ngo bakunda cyane kuri benshi rwose, niyo wagambirira kubigano ry'amagi yaboze bene ako kagena hari ntiwayageza ku munwa utararuka umutima. Ibisimba bikururuka za millipedes cyangwa centipedes biri mu two bita za maguru ijana cyangwa hari umukondo w'inyana, ibyo byose mu moko yabyo menshi Abashinwa barabishiririza nabyo mu mavuta bufiriti, nta cyabacika giteye yuko barabishakisha bakabirya. Ibyo byose bemeza ko biryoha kubi buriya, ariko byinshi cyane rwose mu ndyo zabo igihe cyose bikajyana n'ubundi n'ubuvuzi cyangwa imiti. Ibi nabyo Abashinwa baragenda bakabivangavanga n'izindi nigwahabiri zirimo injereri, byose bakarya. Brochette zabyo bagatunga nazo ku mishito bakajyana no ku isoko bagacuruza. Ntabwo ari benshi basigaye ahandi mwese bakwemera kubikacanga uko rwose ngo bazabimire. Abashinwa barya cyane ubucurama n'imbeba, ibyo nabyo ni ibyakura bakunda kubi. Byombi ahandi hose mwese ubundi bizwi ko ari indiri y'utunyabuzima duto twinshi twarimbura abantu mu byorezo bitabarika bikwirakwiza. Buriya ukibona imbeba n'ubucurama bikomeza kugwira cyane hafi yawe, wahongera kure cyane ubishatse ahubwo cyangwa ugashaka imiti utera aho utuye rwose. Byombi bikora nka za bisi z'ubukoko butabarika bwakurimburana n'abandi benshi mu byorezo simusiga, birimo n'ibiba bitaranamenyekana ahubwo byaduka byitwa ko ari ubwa mbere bigaragaye. Nyamara ibyo nabyo, imbeba n'ubucurama n'ibiryo by'Abashinwa, icyo batarya aba bantu rwose ni ikitabaho ahari cyonyine. Nyamara kandi bakanabirya babishakira ubundi bwiza buhebuje, uretse no kurya ngo bahage. Imbeba n'ubucurama nabyo ngo babibonamo indi miti yihariye, erega ngo bibavura na malaria Abashinwa. Sinayo gusa ahubwo ngo bikabavura n'impyiko n'ibindi byihariye. Izo mbeba nazo zikavura ibindi birimo asima. Ubwo rero ubucurama n'imbeba, mu gihe abandi bakora ibishoboka byose ngo babihungire kure ngo bitabakwirakwizamo indwara n'ibyorezo, Abashinwa bo ahubwo babihiga bukwara ari nabyo bashakiramo imiti myinshi bavura. Kandi n'ubundi byinshi muri ibyo bita imiti abari nabo bonyine babizi batyo, nta bushakashatsi nyabwo bo babwana byemeza ngo banabisobanure byumvikane no ku bandi bose. Utu two twitwa seahorse, ifarashi zo mu nyanja. Urebye imitwe yatwo koko ubona iteye neza nk'iy'amafarashi, uko tugaragara niyo miterere yatwo. Mwese yose ntabwo ari benshi bakwemera no kutwegera uretse no kuduhinduramo amafunguro n'ibyo kurya byabo, ariko Abashinwa bo baraturya ndetse tukanigondera umugabo tugasiba undi muri bo. Natwo baragenda bakadutunga ku mishito bakatwotsa cyangwa bakabanza kudukarangamo amafiriti bakatwongera ku yandi mafunguro bakavangavanga bakarya. Utu natwo ngo tubavura byinshi, ariko kandi byihariye noneho ngo tukabatera n'akanyabugabo bakabasha kugira ibyo bikoranira, ubushake bwabyo bukaba bwose nyuma yo kurya seahorse umuriro ukakaruhana inkoyoyo. Ibiryo by'Abashinwa ni agatangaza kadasanzwe rwose ku bandi. Abashinwa barya inyo nini z'amagweja na scorpion. Ibi nabyo bibarizwa mu ndyo zabo kuva mu myaka ibarirwa mu bihumbi 5 yose. Ntiwabibabuza ntabwo bishoboka. Ku bandi benshi mwese uretse kubigendera kure cyane nabyo nta wakwemera kubitamira bihindura amafunguro ye. Nguretse uburyohe n'akanovera kihariye cyane Abashinwa babyumvana bakarya ayo magweja na scorpion bagahaga. Nabyo ngo ni ibintu bibavura indwara nyinshi zirimo iz'uruhu, ibibyimba za kanseri na za rubagimpande. Aba Bashinwa ni n'abatetsi bakomeye b'abahanga rwose, kuko ubumara bwa scorpion buziririzwa ukwabwo isi yose irabizi, ariko barabukamura bakabushiririza Abashinwa bakazirya nazo kimwe n'amagweja ntacyo basiga inyuma. Isupu y'ibyari by'intashya.
Ibi nabyo wakwibaza uburyo biribwa, ahubwo Abashinwa byihariye n'ibyari byo mu buvumo bashakisha by'izo ntashya nabyo bigahenda cyane, ku buryo kera ngo byari ibiryo by'abami babo gusa. Ikihariye nk'ibanga ribarizwa muri ibyo byari by'intashya ni amacandwe cyangwa amatembabuzi yabyo arenduka kuma, ari nayo yonyine zubakamo ibyo byari biba ari umweru cyane bisa n'ipamba. Abashinwa ayo matembabuzi ntashya zikoramo ibyari byazo ngo bayavumbuyemo ibanga rikomeye cyane, ku buryo bihigirwa hasi hejuru bikagurishwa menshi cyane, biribwa n'abaherwe gusa b'Abashinwa, ubundi bigatumbikwa mu masupu ayo matembabuzi y'intashya byubakishije akayongeramo, ubundi bakabirya muri ubwo buryo, ngo ni umuti urimo w'igitangaza cyane kuko utera kuramba. Amagarama hafi 500 y'ibi byari by'intashya akoshwe ibihumbi birenga 3 by'amadolari. Aho urumva neza kugomba no kuba wihagazeho mu butunzi bwabyo, uri umukire rwose, ahubwo kugira ngo uzabashe kurya no kunywa ku isosi cyangwa cyari kizi ntashya. N'amoko arenga 5 y'inzoka Abashinwa bakatakatira hamwe, bagakaranga cyangwa bagatogosa, bagakoramo n'amasupu. Inyama z'izo nzoka bakazivangavanga n'ibirungo byabo byinshi, uretse n'uburyo inyama z'izo nzoka ngo zinabaryohera cyane, zibamo n'imiti ahanini itera gutembera neza kw'amaraso mu mitsi. Abashinwa inyama z'inzoka bo bazifata kimwe neza inkoko n'amafi. Ikibazweho cyane hose mwese mu ndyo zabo zihariye cyane aba Bashinwa ni ukurya imbwa. Imbwa ahandi henshi cyane cyane no mu burengerazuba bw'isi ho byaba ari ishyano ridasanzwe rwose ryegera kurya abantu bwabo, binatewe ahanini n'uburyo imbwa zororwa zigahabwa n'amazina y'abantu, zigakurana n'abana zikina nabo, izindi zigatozwa n'indi mirimo myinshi itandukanye irimo niyo zifitemo ubuhanga bujyana n'imiterere yazo karemano abantu batabasha no kwikorera ubwabo. Imbwa muri rusange ikaba inshuti y'indahemuka ya muntu. Naho ku Banyafurika benshi uvuye mu burengerazuba bw'isi ni ikizira rwose kurya imbwa, kuko ahari ubibasha nta n'ikindi utarya. Nibyo bisa naho kuko nta kiremwa Abashinwa batarya ahari uretse abantu. Mu bihe by'imbeho inyama z'imbwa nibwo noneho Abashinwa bazadukira bidasanzwe ku bwinshi, ngo zizamura cyane ubushyuhe bw'umubiri. Ntabwo ari Abashinwa bakonja bonyine, bijyana n'ubundi n'imico yabo. Inyama z'imbwa uretse kuzirya nyine nk'andi mafunguro asanzwe, ngo zinabavura indwara z'umwijima. N'imbwa buriya zitari banakora festival mu birori byihariye cyane buri mwaka, nanone bakabagira rimwe nyakabwana 10,000 byose, bakarya bakavuyarara cyane, bakanywa n'inzoga. Kuri bo ibirori nk'ibyo ngo nukubaha cyane izo mbwa n'inyama zazo, ahubwo kuba imbwa zarabaye inshuti magara y'ikiremwa muntu mu zindi nyamaswa zose. Abashinwa nabo ngo barabizi, ni inshuti zabo nabo ntabwo ari abandi gusa, ariko inshuti igihe kigera bakabaga bakarya. Ibyo cyakora nanone ngiye binyibutsa ko hari abantu bakunda inka cyane rwose, bakaziririmba bakanaziririmbira, bakazisingiza hafi aho, bakenda no kuba bararana nazo bakabana nazo. Urukundo nta makemwa ku nka, nyamara birangira nabo bazirya. Cyakora kandi ngo hakaba abandi hari byagora kwerera inka zabo baragiye bakorora bakabana nazo, ariko ntibareke n'ubundi kujya kugura inyama z'inka zorowe n'abandi nazo bakarya. Muri inshuti zanyu mute nabizo nshuti zabo bakunda z'inka barazirya, bakabaye wenda bose ahubwo babitwara nk'Abahindi bazubaha, bakaba batanazirya nyine. Naho rero niba namwe mwese hari inyama n'amatase gusa mubona mu nka, ubucuti bwanyu nazo bwakemangwa. Aho rero n'Abashinwa kurya imbwa zari inshuti zabo ari nabo baziyororeye, nabyo byakumvikana nk'uko aborora inka nabo batabura kuzirya nyuma yo kuzisingiza no kuzihembera indirimbo n'ibisigo. Amavuta y'iyarara n'imyanda ni amavuta menshi yo gutekesha ibyo kurya Abashinwa bavana ahantu hihariye cyane mu miferege y'amazi ava muri za hotel, mu maresitora n'amabagiro, aho bihurizwa mu mijyi mu byo biteye nka za ruhurura, bakabivomamo bivangavanze n'ibyondo n'indi myanda, bakabicanira bakayungurura kugeza bikamutsemo amavuta yose abarimo, bagatunganya neza bagafunga mu yandi macupa bagashora ku isoko. Leta mu Bushinwa yarabirwanije uko ishoboye kose, ariko ntibicika, ku buryo gutekesha amavuta ava mu Bushinwa ku ijanisha ritari hasi cyane, wasanga no hirya no hino ku masoko ari yaba yarayunguruwe avanwa muri bya ruhurura by'umunuko nk'uw'imisarani, batunganya neza bagakamura cyane kugeza abonetsemo ku ngufu, bayita gata oil, amavuta yo mu miferege nka za ruhurura. Abashinwa iyo bigeze ku byo kurya ibyabo birakomeye cyane, buriya ntacyo batabyaza amafaranga n'umusaruro ku rundi ruhande. Abashinwa barya n'injangwe, ipusi, za nyirahuku, ntabwo ari nazo barebera izuba, kandi n'imbwa bazirya, ntabwo bitandukanye cyane. Umwaka urangira miliyoni 4 z'injangwe nazo zirangiriye mu bifu by'Abashinwa. Inyama zazo nazo bazihiga cyane mu bihe by'ubukonje ngo zibazamurira cyane ubushyuhe bw'umubiri.
mu gihe abashinwa benshi bakurikira inyigisho z'ababuddhiste nazo zibabuza kurya injangwe ariko ntabwo bazireka, barazibaga bakazihererekanya bazipakira mu buryo bagaragaza ko ari izindi nyama nk'iz'inkwavu. Cyakora nanone abashinwa benshi batangiye kuzireka bazicikaho. Abakiri bato muri rusange no muco batakaje, barazinena bakazinempfaguza. Usanga hanini ari abakuze cyane bakizirya bakazishakishereza hose, bakazigura no muri magendu n'ubundi bakazibona bakazirya n'ubundi. Dusoza, ibi nabyo bivanwa mu nyanja byitwa giant clams. Ntabwo ari benshi batinyuka kubikoza mu kanwa. Biteye nk'iminyorogoto minini cyane kandi bifite n'agakonoshwa nk'ibinyamunjonjorerwa. Nabyo bihenda kubi kuko babiriye benda kubimara mu nyanja abashinwa. Benshi ku isi niyo wabibarangiramo umuti kubikoza mu kanwa kabo ntibyabashobokera. Tekereza ko hari ukuba wibereye Rubavu cyangwa i Bukavu nk'ubwo, ariko ukaba ukeneye imashini 10 z'ubuhinzi. Imwe muri zo ipima tone 3 kandi uzishaka vuba cyane, aho zaba ziherereye mu birometero bisaga 9500 kure yawe. Uretse intera, uburemere bw'izo mashini nabwo ni nko kuba hari ugomba kugupakirira isi yose ayigushyikiriza i Rubavu cyangwa i Bukavu. Nyamara kuvana ibicuruzwa hafi aha kimwe niyo bigwa bigezwa muri buri mudugudu ku isi hatitawe ku ngano yabyo n'uburemere, bisaba umunyamwuga, ubushishozi bwihariye n'ubunararibonye bya Diamond International Logistics. Kandi dupakira mu buryo butandukanye kuva kuri full container cyangwa no mu buryo bwa groupage. Neza mu mutekano wose kandi bwangu niko ibyo watumije twe tubigushyikiriza. Imizigo n'ibicuruzwa tubyambukana byihuse ikirere, inyanja n'ubutaka mu gihe nyacyo tukabigushyikiriza hano, ndetse niyo za Kamembe, Rubavu, Goma, Kampala, Burundi, Sudani, Zambia ndetse n'ahandi hose kwese. Mu zindi serivisi nyinshi z'ubuntu ku bakiriya bacu, abajya kurangura tubafasha kubona impapuro z'urugendo nka visa n'izindi, tubafata ku kibuga cy'indege tubageza kuri hotel no kubahuza n'inganda zifite ibicuruzwa mushaka. Tubafasha kandi kwishyura ku ruganda, tukanabunganira igihe gishoro cyaba bana gito, tunabaha kandi ubujyanama mw'ishoramari. Diamond International Logistics ikorera i Kigali mu nyubako ya Chic hejuru ya MTN muri etage ya 2 umuryango numero F046A. Ikagira ibiro n'ububiko muri Turkiye, Gwangju na Yugu mu Bushinwa, Dar es Salaam muri Tanzania na Mombasa muri Kenya. Waduhamagara kandi kuri 0788 31 85 no ku murongo utishyurwa 35 45. Cotton fashion, ikitwa imyenda n'inkweto. Menya neza ko kuva ku rudodo, ibitambaro, impu, umudeli w'imyenda n'inkweto mu moko yabyabaho cyangwa twanaguhimbira twe tukwambika by'ikigero kijyana n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge. Ugura cyangwa urangura utuganirwa hagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 iruhande rwa 2000 Hotel. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero ureba hazose. Ikaze muri Golden Fashion, uruganda rukurimbisha nyabyo. Tugereho maze useruke mu bandi waka nk'inyenyeri, ukeye nk'ipamba, abandi bumirwa. Ibanga ariko ni iryo nta rindi. Golden Fashion. Ubwubatsi buriya ni bumwe mu bumenyi, ubuhanga niyo mpano itangaje cyane ku kiremwa muntu. Nk'inzozi utekereze nawe, ahantu hari ikibanza gusa ubutaka bukorerwaho ibindi, rimwe ukagira utya ukahatunguka rwose ugasanga harashyizwe inyubako utahasize. Ibyo bihinduka ikintu kidasanzwe rwose mu maso yawe, uba wagira ngo yarahimejeje. Cyangwa nanone ukagira utyo ugasanga inyubako yari yo guturamo gusa yarahinduye ubucuruzi n'ibiro, cyangwa nanone kuyivugurura gusa ugasanga yarabaye indi yindi. Mu mishinga nk'iyi y'ubwubatsi uhereye ku gitekerezo gusa gihindurwamo inyubako, Mess Limited nitwe bafatanyabikorwa bawe bizewe mu guhinduramo inyubako ifatika inzozi n'ibitekerezo byawe mu bwubatsi. Dukora imbata z'inyubako tukakubakira kandi nuko dutongira agatoki gusa aho umushinga wawe waba ubarizwa hariho hose mu gihugu. Niyo wowe waba uri mu mahanga udahari turahakubera, maze mu gihe gito gusa cyagenwe tukakumurikira inyubako yawe. Mess Limited, ubwubatsi mu kazi kanoze, wowe ukamurikirwa inyubako yawe byihuse. Iyo ni intego n'isezerano ku bafatanyabikorwa n'abakiriya bacu. Ibiro bikuru byacu biherereye mu mujyi wa Kigali, Yamaha ku Muhima mu nyubako Shema House kuri etage ya 2 umuryango numero 17. Waduhamagara kandi kuri 07 27 08 wasura n'urubuga rwacu kuri interineti wa3mess.rawa. Ikaze muri Mess Limited. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFix nk'uko urimo kubibona. Nkuzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10, ni promotion dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone.
ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa kino ndakivuga nyuma, ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa aka gakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana no makuru yose kuri The Fixers ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho nandi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga havuyemo n'ibingi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga nyine hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntabwo birimo gukunda, tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha ukagenda ugasubiramo ukagaruka gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers. Nimuze tubane, turabakunda cyane. Bye.